ashimwe. Reka uyu munsi tuvuge kuri Yesu Kristo umukiza. Yesu Kristo umukiza niryo jambo rikomeye muri Bibiliya ryagaragayemo, niyo bavuze teme centrale de la Bible, cyangwa se insanganyamatsiko ya Bibiliya yose, isezerano rya kera n'irishya. Yesu Kristo. Yesu Kristo ni ijambo rikomeye cyane, umukiza w'abari mu isi. N'abandi bantu bose bazagerageza gukora ibyiza, bazagerageza kureba ko bazakora ibizagira akamaro isi. Rero ni umukiza w'abari mu isi, muremyi w'ijuru n'isi. Kandi ko tuvuge ngo reka tubwirize ubutumwa isi yose. Haleluya. Ni yacano ubugingo buhoraho. Ukora subscribe, ukore like, ukore share, ukore like, Imana iguha umugisha. Ukore subscribe, ukora like, cyangwa ukora like cyangwa se agakora akareba iyi video, Imana izamuha umugisha. Tumwifuza Imana imuha umugisha kandi mukomereze mu mpano, kandi nawe imuhe kugira ngo nawe agire uruhare muri uyu murimo no kuri iyi channel, no kwibwira abandi, kubabwira yuko tugiye gutabara iyi si, twitabaza urukundo rwa Yesu, twitabaza urukundo rw'Imana, tugatabara abagiye kwiyahura, tugatabara abagiye gupfa, tugatabara abantu bagiye gupfira mu byaha, tugatabara abantu barwaye, tukabereka n'indwara. Dufite imiti myinshi dushobora kuba twababwira, idasaba kugira ngo njyewe nze kukuvura, ahubwo wowe ugomba kwivura mu izina rya Yesu. Waba uhuye n'ikibazo ugahita wifasha. Ese twavuze ku bijyanye n'amarozi, umurwayi baroze bakamugumira uburozi mu biryo cyangwa mu bindi bintu, cyangwa se akarya ibintu byanduye birimo acide, kumukiza ni umunota ingahe ukoresheje amakara. Umurwayi gapfura, tugapfura tuzababwira umuti w'inkorora, tuzababwira umuti w'isereri, tuzababwira umuti uva mu umuntu arwaye umutwe. Tukunye gukoresha ibinini byo kwa muganga, ahubwo ugakoresha ubutabazi budasabwa amafaranga kandi buzahoraho. Tuzababwira yuko imiti y'ibisebe turayizi. Hari indwara nyinshi tuzi nuko tugomba kuyivugira rimwe, ariko cyane tugiye kureba kano kanya tugiye kuvuga ngo umukiza w'abari mu isi. Bityo no ubugingo buhoraho, turashaka kugira ngo abantu bose nuko bari mu isi, ntabwo bivuze ko abantu batazapfa. Aho tuvuze ngo tugiye kubwira abantu ngo bazabeho badapfa, ahubwo tugiye kubateguza ubuzima bw'iteka ryose, ubuzima butazongera gushira. Naho mu minsi mike cyangwa myinshi uzasanga hari abantu bumva ngo bapfuye kandi ari abakirisitu, kandi ari abizera, kandi bizera Imana. Abo bazaba baruhutse, bazaba bategereje kugira ngo nabo bategezanye n'abandi kugira ngo bazabone ubugingo buhoraho. Twese tuzabona ubugingo buhoraho uko tuvuye mu gituro. Aba bazaba bariho batarapfuye n'abazaba bari bazima, nabo tuzategereza rimwe. Nk'uko twasomye nk'uko tugiye gusoma isomo riboneka muri Yohana igice cya 14 kugeza ku wa 4. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, yaba adahari mbabwiye ko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Kandi aho njya inzira murayizi. Hari umuntu wamubaze, umwe mu bigishwa bamwe, Toma, aramubaza ati, Databuja, ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Aramubwira ati, inzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Yaba mwaramenye, muba mwaramenye na Data. Uhereye none muramuzi kandi mwamurebye. Haleluya. Filipo aramubwira ati, Data twereke Data, nawe wa twese biraba bihagije. Yesu aramusubiza ati, nabanye namwe iminsi ingana itya, kandi ntiwari wamenya Filipo? Umbonye ababonye Data. Iki gituma uvuga uti twereke Data wa twese? Ntibizeye yuko ndi muri Data na Data akaba ari muri nge? Amagambo babwira sinyavugiye ku bwanjye, ahubwo Data uguma muri nge niwe ukora imirimo ye. Haleluya. Reka hano ntabwo tumaze kwasengura cyane, ariko twagira ngo tubabwire yuko muri make Yesu na Data ni umwe.
ntabwo tuza gusesengura twabetse ko Uwiteka ari Imana, hari n'abatashoboye kubibona, ariko ibyigisho tugiye kugiramo ni ibyigisho bikangurira abantu kugaruka kuri Yesu, kugaruka gukizwa, kuvuga uti kumenya yuko Imana ariyo yonyine ikubeshejeho, mukamenya ko hari inshuti igukunda ariyo yitwa Yesu. Hari abantu bari kuvuga ngo bamaze kwihaga, inshuti zabo zarabanze, ngo ubukene bwaranze, bareka ibyiza ngo nuko bakwipfira, ugasanga barihebye, ariko ibyo ntabwo bikwiriye. Hari ugukunda. Haleluya. Iyo buri muntu wese yamenya ko ari umuntu umukunda, ntabwo yakagombye, buri muntu wese yakamenya ko ari umuntu umukunda, ntabwo yakagombye kuvuga ngo reka niyahure, kuko yavuga ati iyi Mana, yaba mwari muzi ko Yesu yarupfiriye adukunda. Impamvu tugutangaza cyane ubugingo buhoraho nuko tuzi ko abantu bose bagomba kubona ubugingo buhoraho, ariko ikibazo abantu barasinziriye, abantu barihebye, abari kwigisha ntibibakira. Abantu benshi baribaza ibibazo byinshi bati kuko ese kuki tutabaye abakire, kuki tutabaye, turimo n'abatarabyaye, kuki tutabyaye, Imana hari ntabwo yatwumvishe. Abandi bati kuki tutayoboye, kuki tutabonye akazi, Imana ntabwo yatwumvishe. Ariko ngo twese twababwiye ko ibyo byose mwari kubibona mugapfa. Hari umuntu wifuje amafaranga, nigeze kwifuza amafaranga cyane, nigeze kubibabwiraho, nkoresha inzira zose zishoboka, amafaranga ndayabona, ariko amafaranga nayafashe, ariko yambereye igihombo, narahomye inshuro zose. Igihe naritonze, Mana uzampa amafaranga azangira akamaro, mva nabonye ngira akamaro. Ubwo rero ibyo byose ni ibigaragaza neza yuko ariyo duhata Imana, ikaturebera, igasanga imbere yameze nabi, ikatujijisha, twihanganisha, tukanga kumva, tugahata, imivumo ikatugeraho. Ibintu byose bitubaho 50% nibyo tuba twarikururiye. Ibindi 50% cyangwa ushobora kukwizana, sinzi iyo byaturutse, byakugwiriye, byazanywe n'amashano n'abarigenzi babizanye, ariko 50% ni umuntu byizanira. Nibaza biza ku muntu 50% nitwe tubyiha, bizatubaho nitwe tubyiha. Naho tuba naho haradufa, naho barabidutera. N'ababyeyi nabo turabibemera bakabiduha, baba baduhaye wenda 40% yabo, ariko hari n'ibindi, ibyo 40% dushobora no kubivamo 50%, bikabiduturuka, ibindi 50% bigaturuka kuri ababyeyi n'abandi bose. Umuntu akora atekereza ati ibi ngibi bimeze gutya, tugomba kubisohokamo. Ndavutse ndi kwa runaka, ndi mu bukene, navukiye mu muryango w'uyu, ibyo nta muntu ubihitamo. Gutyo tugomba kureba kumenya ngo ese aho navukiye hari gutuma nkizwa, so aho navukiye ibibazo birimo bigiye gutuma ntabwo n'umugisha w'abantu bamerewe neza, nibi kikamikureho. None bana kuvuga ati umwana nubwo harimo n'abantu bafite tekerezo byabo bati umwana ubwo avuga ko runaka ariko arasobanutse, ibyo bikenewe. Umwana nubwo ari umwirabura ariko nta kibazo, birashoboka ko ubutumwa bwakwira isi turutse muri Afurika, kugenda bugakwira isi yose, abantu bose bakamenya ko ubugingo bwabo bose bazabubona. Haleluya. Kadusuriza aha ngaha, murakoze. Ciao ciao.